Muraho neza bakunzi b'urugo rw'amahoro, amakuru yanyu. Tubahaye ikaze mu kiganiro SMS, ikiganiro cyanyu kandi cyacu, aho tuganira ku bintu bitandukanye kandi tukagirana inama. Dufite rero umumama cyangwa umudamu watwandikiye wifuza ko tumugira inama, ufite ikibazo gikomeye cyane. Uno mumama afite ikibazo gikomeye cyane, amaze imyaka 7 mu rugo, ariko ikibazo agiye kurusohokamo byihuse, kandi uri ahangaha kugira ngo umufashe kumugira inama. Ibyamubayeho nawe byakubaho, dufashe umugire inama, twubake sosiyete nyarwanda. Aka kanya gerageza wishyira mu mwanya we kugira ngo byibura tumufashe. Yatwandikiye agira ati, yatwandikiye inkuru ye imeze itya: muraho neza, ndashaka ngo mungire inama. Yego. Ndi umudamu maranye n'umugabo wanjye imyaka 7. Tekereza kuba maranye n'umuntu imyaka 7 mu rugo, ariko noneho akaba afite ibibazo bishobora gutuma urugo rwe rusenyuka mu kanya gato. Yego. Twasezeranye byemewe n'amategeko, ndetse dusezerana n'imbere y'Imana mu itorero rya ADPR, itorero ry'umwuka. Ariko iyo myaka tumaranye yose, yego, ntiturabona urubyaro. Twarivuje mu mavuriro atandukanye y'aba leta ndetse n'andasanzwe, batubwira ko nta kibazo dufite. Yego. Mbese ubwo batusobanuye yuko ari ugutegereza. Muri uko gutegereza rero hagiye habamo kwihanganirana hagati y'umugore n'umugabo, birumvikana. Yego. Mbese ukabona ko ku mpande zombi twese biduhangayikishije kutabona urubyaro. Yego. Nta nzu yacu twari dufite, ni ugukodesha. Yego. Ndetse n'akazi nari ngafite, n'umugabo agafite, nta kibazo cy'ubushobozi dufite. Umugabo wanjye yaje gufunguza konti bloke. Yego. Konti bloke ni ya konti ushyira amafaranga ariko ntujye kuyakuraho. Arabimbwira ko tugomba kujya tugira amafaranga tuyishyiramo. Yego. Buri kwezi ayo mafaranga twari tuyashyiraho buri kwezi, ndabyemera. We rero yazaga aho dutuye rimwe na rimwe, aho bakodeshaga baba nk'umuryango. Yego. Kuko akazi yakoraga kari kure y'aho twakodeshaga, nanjye ninjye jyenyine wari hafi y'aho twari dutuye. Ubwo ariko muri uko gutegereza yaje kugenda agaragaza imico y'ubusinzi, kuko naje kubona ko anywa inzoga. Nyuma yo kunywa inzoga akantuka, kandi akantuka n'ibitutsi byinshi cyane biteye isoni, atanatubwirira ahangaha. Ibyo ndabyihanganira, akajya ambwira ko ubuzima tubayemo nta mpamvu yo kugira uwo tubwira ibibazo byacu, kabone naho yaba ari uwo muri famiye. Yego. Cyangwa se n'abandi dukorana. Nakomeje kuba muri ubwo buzima. Yego. Bamwe bakanserereza ngo naretse bakambyarira, niba byarananiye ngo naretse bakambyarira. Abantu ariko bamuserereza. Yego. Ariko kuko nakundaga umugabo wanjye kandi nanjye ankunda, nkabihorera nkakomeza gusenga cyane kuko mbikunda. Yego. Umugabo wanjye yaje kujya mu gihugu cy'abaturanyi, ansaba ko musangayo, ngo ko adashoboye kuba wenyine. Ndabyemera. Yego. Ndabyemera, nta kazi, ngurisha n'ibikoresho twari dufite byose, ndagenda musangayo, nta muntu n'umwe ngiye. Yego. Navuze ko ngezeyo, navuze ko ndiyo ari uko narangije nambutse. Agahinda nagize rero ngezeyo, nasanze yarahinduye imico, noneho yaragiye mu ngeso z'ubusambanyi. Yavuye mu Rwanda afite ingeso, yego, z'ubusinzi. Yego. Ageze aho ngaho ahita ajya mu ngeso z'ubusambanyi ngeze muri icyo gihugu. Yego. Twamaranye amezi 5, akajya mpima amvuga ngo simbyara, ankanira ku kijyanye n'amafaranga, ndetse na ya konti twashyiragaho amafaranga ntiyayinyereka. Mbese akereka abo duturanye ko nta kibazo mu rugo dufite, nyamara mu rugo ari ibicika. Naje kumenya ko umwe mu babyeyi banjye yarwaye, musaba ko najya kubasura. Ambarira amafaranga y'urugendo gusa, itike gusa, atarengwa n'igiceri. Arayampa, ndaza ubu ndi mu Rwanda.
maze kugera mu Rwanda rero narahageze nsanga yabwiye ababyeyi banjye ko namunaniye. Iwe yaramutanze amureka ku babyeyi. Umugabo yamureze ku babyeyi ko yamunaniye. Yarampamagaye noneho nyuma yaho hamaze iminsi nibyo arimo kutubwira, yaramuhamagaye amusaba kugaruka muri cya gihugu. None umva ikibazo umugore afite. Ni ikihe rero? Ndagisha, arimo arambwira ati none ndagisha inama y'icyo nakora. Gusa nta kintu mfite, umutungo wose ni wowe ufite. Nta kazi, nta nzu, nta n'akazi, nta n'igikoresho cyo mu rugo afite. Arimo aragisha inama. Bana mudukurikiye, mutugire inama, mudufashe tugire inama uyu muntu. Ikibazo afite kirakomeye cyane. Ni imbyankurye. Uyu umugore yabuze umwana, none agiye no kubura n'umugabo. Turimo turamugira inama. No arimo aragisha inama. Ese ko umugabo yagiye ahinduka muri uko kwihangana kugira ngo bategereze babone urubyaro, uno mugore tumureke? Arimo aragira ngo tumugire inama asubira kureba uwo mugabo. Mbere yuko agenda, mbere yaho witonze gake. Mbese tumugire inama umugabo amureke yigumire mu Rwanda amezi 6 niyarangira yaka divorce? Ese cyangwa tumubwire akomeze yihangane nubwo bamutuka, nubwo bamucunaguza, dore ko ikibazo umugabo yagize akakikuraho, akaba asigaye asereza umugore we yuko atabyara. Icyambere bigwi birumvikana ko uwo mugabo, reka mansi abo bantu badukurikiye babanze batwandikire muri comment badufashe guha inama uyu muntu. Yego. Mbere yuko twinjira mu busesenguzi bw'iki kibazo no gutanga inama, mbere ya byose abantu mudukurikiye mukunde ikiganiro SMS, mukunde urugo rw'amahoro, agiye muri kumwe ni A to Z. Nawe wakibwira badukurikiye. Zora kwivuga bari ngombwa. Okay, niba atari ngombwa nta kibazo. Okay, ngaho tanga igitekerezo cyawe. Ariko reka dusabe abantu badukurikira, abantu kandi bakunda ibiganiro byacu, badufashe niba azajya batwandikira. Baduha inkuru zuzuye, ariko ikibazo nuko baduha uruhande rumwe. Umuntu atwandikira tugisha inama, agahita afata niba ari umugore, agahita afata umugabo akamugira umunyamafuti totale. Mbese ugasanga mu nkuru tubonye igice kimwe ariko ikindi ntabwo tukibonye. Twebwe niba utwandikiye, gerageza utubwire story yose uko imeze. Ese wowe nta ruhande rwaba ruri negative, rwaba rwarabangamiye umugabo wawe, cyangwa rwaba rwarabangamiye umugore wawe, bikaba wenda nubwo wenda atari yo mpamvu nyamukuru y'ababyara bayo, kuko hari nk'ukuntu usanga umuntu umwe afite imyitwarire irenze kuba mibi, undi ugasanga nawe si shyashya, ariko si umumarayika. Ikintu wenda nakubwira kuri uyu mugore, twihute tugere kuri uyu mugore. Oya, mbere ko tumugeraho, je nari ndimo gusaba abantu bajye batwandikira, bajye baduha amakuru yuzuye kandi ya nyayo. Niba umuntu abantu babiri babana agiye kutubwira inkuru y'umugabo cyangwa y'umugore we, nawe ubwagende yishyira amavuga ati nubwo umugabo wanjye yagiraga gutya nanjye nagiraga gutya, nubwo umugore wanjye yagiraga gutya nanjye hari imico nari mfite itameze neza gutya na gutya. Aho kugira ngo tubwire inkuru y'umuntu umwe gusa, kandi dusanga ari we muntu wasize icyasha, kuko kugira inama byagorana mu gihe wowe uruhande rwawe twaba tutaruzi. Ubundi abantu babiri babanye biragoye kumva mu munyakuri n'umunyamakosa bose utabanje kubumva. Uyu muntu rero watugishije inama ku rugo rw'amahoro, niba ikintu cya mbere, niba akunda uyu mugabo ni byiza, aramukunda. Icya kabiri, ese ko yahamagaye mu rugo iwabo akabaregera amakosa ye, ntago we yaba yarisuzumye ngo arebe niba ayo makosa koko ayafite cyangwa ntayafite? Nyine ntabyo yatubwiye, ntabyo yigeze atubwira. Ikindi, abantu barara ku buriri bumwe, hari n'igihe baba bapfa umwe agona. Icyo kintu uracyumva? Kuba uyu mugabo nanone amucyurira ko atabyara, birashoboka ko n'uyu mugabo yaba aragiye kwisuzuma ahandi. Ariko uno mugore nubwo bagiye kwa muganga bakabona nibaza babonye nta kibazo bafite, usibye gutegereza. Birashoboka ko nta kibazo bari bafite, ariko bafite ikibazo cy'amarezisi. Wari uzi yuko hari amarezisi atabyarana? Yego.
amarezisi niba ari negatifu niba ari negatifu, mbese aya marezisi yahura ntabwo babyara. Urugero ufite nka gurupe A plus n'undi afite gurupe A plus, biragoye ko abantu babyarana kubera iyo plus ntabwo babyara ngo rukundo. Ariko nanone reka nkubwire ikintu cya mbere nyamukuru ni ukubanza we mu mutwe agatekereza ko akunda uyu mugabo bya nyabyo, atari ukuvuga ngo ngiye kumukurikira kubera amabura kindi, naje mu Rwanda nta kintu na kimwe mfite, ndetse ndi iwacu muri karitsiye bazi ko nari nashatse umudiyasipora ngiye kuhasebera. Icyo kintu namara kugishyira mu mutwe, namara gutekereza ibyo bintu, uwo muntu ntabwo ari umudiyasipora, ariko bose ni abanyarwanda bagiye hanze, ariko bageze aho nyine bimuka mu Rwanda bajya hanze. Dore iyo washatse mu rugo iwanyu muri karitsiye, abantu mwabyirukiye rimwe baravuga bati runaka yagize ibiki yarashatse. None abantu bagiye gukora ibintu by'amakwe ku mirenge nayo n'imbere y'Imana, urumva ko bari bagize ibiki, babanye mu buryo buzwi n'iki n'abantu benshi. Biragoye ko biragoye ko yakicara muri karitsiye y'iwabo hari abantu bamuherekeje yambaye agatimba uyu mugore. Icyo kintu nacyo gishobora kumutera isoni, yego, ariko nabanza arebe ngo nambaye agatimba kubera impamvu y'urukundo cyangwa nambaye agatimba kubera impamvu y'uko nashaka kuva iwacu. Icyo kintu namara kugitekereza avuga ngo mu myaka 7 namaranye n'umugabo tutabyara, nta hantu naba naramubangamiye. Ese yaranyizeye nanjye ndamwizera, cyangwa twabanye kubera impamvu z'igihugu nanjye ntasobanukiwe? Namara kubisobanukirwa rero bihangane ni hari ijambo, nta kibazo, ndavuga nusoza afata umwanzuro wo guhaguruka asubire mu rugo rwe. Nagera yabwira umugabo ati ko wantegeye ababyeyi ubabwira gutya na gutya, ariko nanjye hari ibyangubangamiye kuki kuri wowe. Ati cyambere byagenze gutya na gutya, yego, iki niki cyarambangamiye, iki niki cyarambangamiye, twashakanye turi abarokore none usigaye nk'inzoga ujya no mu zindi miso zitari nziza, kuko mu migana handitse ngo vino n'umukobanya inzoga zirakubaganisha, ushukwa nazo ntagira ubwenge, yego. Noneho narangiza kubimubwira areba impinduka ziri bubeho. Ariko niba yarabanje kugoragoza bikanga akagera ahagera mu rugo, biragoye ko ibi bintu yabikora ngo bongere basubirane. Umugabo niba bashaka ko basubirana, ariko niba utaragoragoje ubundi ari ukuntu ubanza ukarwaza igisebe ukajya ugenda ucyomora gake gake, wabona kigiye kuvamo kanseri ukavuga ngo birarangiye, niba kiri ku kuguru baguce cyangwa ukuboko baguce. Niko bigenda no mu mibanire y'abantu. Iyo urwajije umuntu ukabona biranze urareka ugahara, ariko nta kuba utagize. Ariko nawe niba waragerageje muri wowe ukaba nta kutagize, ntabwo ugomba gusubiraho, ugomba kugira ibiki, gusenga Imana ikakuyobora. Niba waragerageje ibyo byose tuvuze, kandi buriya abantu bubatse ingo bajya bagira defo, bajya bagira defo yo kutizerana. Uyu mugabo kubaza agatuka uyu mugore yasinze, uyu mugore nawe ugashobora kuba atarigeze yizera umugabo. Akaba ati cyangwa turabikora narangize kugira ngo atantera inda, ntabwo ararangiza kunyiga. Icyo kintu nacyo kijya kibaho mu bantu bashakanye, ntibizerane mu gihe bageze mu gikorwa cy'abashakanye. Yego, ibyo ngibyo ndumva mu myaka 7 bamaranye se, birashoboka yuko ubwo ngubwo yaba atararangiza kugira amutera inda. Oya, icyo biragoye, icyo biragoye mu myaka 7. Ariko nanone yego, mu myaka 7 bamaze, niba uyu mugabo atacijeje uyu mukobwa akamubwira ngo reka dushaka umuti w'iki kibazo cyo kuba tutabyara, yego, akabona yinjiye muri gahunda yo gusambanya no kunywa inzoga, uyu mugore ashobora kuba yatarereye umugabo w'imbuto. Iyo muzi ko mufite ikibazo muhuriyeho, mumera nk'abana mu rugo, ntabwo umwe yongera kwitwa umugabo undi ngo yitwe umugore, mumera nk'abana cyangwa se abavandimwe cyangwa inshuti. Buriya inshuti ntabwo zikoresha igitsure, ariko iyo uri umugore ugatangira ugakaraba ugacya akabura ngo atumva n'ubundi ntubyara nzishakira iki abandi bagabo, bishobora kumutera depression, akavuga ngo umugore wanjye abwira ko ntabyara, kandi abizi neza ko twagiye kwa muganga turi bazima, buriya ashaka kwishakira iki abandi bagabo. Kuba yarafashe iyo konte akayishyira aho ngaho ari bloke, urumva hari ikindi kintu gisobanuye kuri uwo mugore.
nanjye reka ngire ikintu mvugaho. Yego, nubwo umugabo tutamwumvisha ariko nawe hari impamvu yatumye nuko aba bantu mu kubana babanye, ikigaragara nuko ibibazo bahuye nabyo nyine ni ibibazo umuntu wese yahura nabyo. Yego, kandi kutabyara si ishingiro ryo gutanga. Wa mugore we kutabyara ndumva atari impamvu, cyane ko mwanagiye kwa muganga bakababwira yuko nta kibazo mugomba kwihangana igihe kikazagera mukabona iki urubyaro. Kandi kugeza ubu ngubu nta hantu wigeze utubwira ko ayo makimbirane mu gihe yabagaho hari ahantu byibura umugabo yaba yaranyarukiye akabyara yakana. Nta hantu wabitubwiye. Iyo aba hari ahantu yaba yaragiye akabona umwana, birashoboka ko ari bwo ari kugeza akagucyurira ibyo bintu yuko utabyara ntacyo. Ariko nawe ushatse wakisuzuma ukareba ukavuga uti ibi bibazo birimo kumbaho, ibibazo birimo kwafekitinga umuryango, nta ruhare nabifite cyane. Noneho ikindi urebe niba uyu mugabo mu kubana niba ataragukinnye akantu, kuko hari abasore benshi bayoboka idini akagenda akurikiyemo umukobwa yamara kumubona agahita bivamo, cyane ko batubwiye yuko yagiye mu ngeso z'ubusinzi akaba asigaye asinda. Uwo nguwo rero wagiye mu idini akurikiyemo umwana, iyo amaze kumubona akagaruka mu rugo agahita yizana ikaziye agakuramo ibirarane byose yamaze atanywa inzoga yihanganye kugira ngo azakubone. Yego, uwo munsi rwose ukajya kubona ukabona hamwe yarasinze akuyemo n'ibirarane. Ariko noneho nawe isuzume, hari ibintu ngiye kukubwira bibiri. Rimwe, isuzume urebe niba nta ruhare ufite mu makimbirane y'ibera mu rugo. Icyo ni kimwe. Ikindi, isuzume neza uyu mugabo muramutse mutandukanye byagenda bite. Uyu mugabo naramuka aguhamagaye ngo usubirayo kanga ugahama iwanyu, ko bizagenda bite? Ese ntiwasanga ugiye kuzandavura? Ese uzabaho ute? Ushobora kwigira iwanyu, ariko nanone urebe impamvu zitumye mu mutima urebe impamvu zitumye uri kumwe nawe. Ese nanone numusanga iyo ngiyo akazakwicirayo, urebe gereranya amakimbirane mufitanye aho ngaho mu mahanga, ingano yayo urebe uko angana, urebe uburyo bihagaze, urebe niba kubivamo ugahama aho ngaho no gusubirayo. Kuko ushobora kuzajya ubwa mbere aguhaye itike kandi watubwiye yuko ibintu by'amafaranga asigaye yakurinda cyane. Ushobora kuba waragize amafaranga nabwo ukarenguka umugabo burya akagutegura neza akajya hanze, amara kugera akavuga ati nsanga noneho wajya none akakuringaniza akazi umaze kukabura. Yes, akazi umaze kukabura nta mafaranga ufite, none agiye kukuyoboza telekomande kubera yuko wigeze kumwihenuraho cyangwa ukamubana inshinzi ukamusuzuguza amafaranga y'akazi kawe. Nabyo birashoboka. Buriya hari ukuntu abagabo umugabo ugiye umusuzuguje amafaranga yawe agutwaza gakeya cya cyubahiro cy'amafaranga yamara kukiguhunguraho, yarangiza noneho akakuyoboza inkoni y'icyo. Hari abasore narindi kureba ahantu nshiye nonaha bari kuvuga ngo biragoye ko watunga umukobwa ngo washaka n'umukobwa ufite amafaranga. Yego, ngo kuko ngo ashaka kugutunga iminsi 10 ariko 20 ntiyayimara. Bari kwa ngo aho gushakana n'umukobwa ufite amafaranga ngo bashakana nimba ngo n'umugore ngo ubyaye 7 ariko ngo udafite amafaranga ngo akajya mwubahira ko abo bana yabyari ari bubarere. Buriya ntureba, niyo mpamvu abantu igitsina gabo ntabwo bakunda ku bagore babo, ntabwo bakunda abagore bafite amafaranga, kuko abagore barengwa vuba. Iyo akugaburiye 1 2 3 ubutaha aragucunaguza. Noneho rero ariko umugabo we nta kibazo yagutunga n'imyaka 120 n'urusu ataragucyurira. Noneho rero ubwo nyine abagore nukuvuga ngo turengwa vuba, ariko mwabagore mwe nimukarengwa. Nukuvuga ngo umugabo naho yagutunga ukennye ibyo ukabirya ukabimara, ariko uri bumwubaye. Yego, nta kibazo. Ariko umugore yamaze kubona gusa nta kintu, none ugize ibyago akaba afite nk'undi muntu baryamana umukemurira ibibazo by'umubiri cyangwa bakaba baranabyaranye, akaza mu rugo yagusuzugura zigakamya mwaye zitahanye, akageza mu rugo aje kukuryama iruhande gusa. Reka dutegereze ibitekerezo by'abakunzi ba SMS urugo rw'amahoro. Twizere ko mugiye kudufasha kubaka urugo rw'amahoro koko mutanga ibitekerezo byanyu. Katubashimire. Mbere byose nshimiye wowe twabanye mu kiganiro. Urakoze cyane. Nanjye nshimiye abantu mwadukurikiye pe. Imana bagire neza.